Shuti mukunzi wa televiziyo Rwanda by'umwihariko mukunzi w'ikiganiro Tera Intambwe Muhinzi, tuguhaye ikaze mu kiganiro cyo kuri uyu munsi. Nkuko mubimenyereye, uyu munsi tuba tugiye kuganira, tuba turi mu ishuri, tuba tugiye kwigira hamwe ku masomo atandukanye. Kuri uyu munsi tugiye kuganira ku gihingwa, ni igihingwa gifite amateka mu gihugu, ni igihingwa gifatiye runini ubukungu bw'igihugu, ndetse ni igihingwa tuzi turi benshi. Ntabwo tuganira kuri kawa gusa, ahubwo tugiye kureba n'umuco wo guhinga kawa. Ese abaturage baracyitabira guhinga kawa? Ese abahinzi baracyitabira guhinga kawa? Babyungukiramo? Ariko mbere yuko tujya muri ibyo ngibyo no kuganira neza ku kamaro kawe bafitiye, turahera hasi. Ingemwe za kawa nziza ziboneka gute? Ziboneka ryari? Ese kawa ishobora kwerera igihe kingana iki? Ibyo turaza kubiganiraho mu kiganiro ko tugenda tuganira. Icyo usabwa ni kimwe gusa, ni ukubana natwe kugira ngo tubane mu kiganiro cy'uyu munsi. Turi mu karere ka Rubavu, aho turi muri pipiniyeri cyangwa se ubuhumbikiro bwa kawa. Tugiye guhera hasi badusobanurire kawa cyangwa se urugemwe rwa kawa ruboneka gute. Turabifashwamo na agronome wa Bwiza Coffee, aradufasha neza kudusobanurira uko izi ngemwe ziboneka. Ni Havugimpundu Felix ugiye kudufasha. Wowe icyo usabwa nko nabikubwiye ni kimwe gusa, ni ukubana natwe mu kiganiro cyo kuri uyu munsi cyangwa se ishuri ryo kuri uyu munsi. Tuguhaye ikaze. Nahoze mvuga nti ingemwe turutse hariya wagira ngo mwazisize amavuta zirasa neza, urabona ko ari urugemwe rwiza. Kugira ngo ruse gutya bisaba, hari icyo bisaba, ni ukurutegura. Ugiye kudufasha kudusobanurira ingemwe za kawa zitegurwa gute? Yego murakoze. Ingemwe nziza za kawa kugira zigera aha nibyo biba byanyuze mu nzira nyinshi, ni etape kuri etape. Icyambere nk'ibisanzwe hari uguhitamo imbuto nziza. Yego. Hitamo imbuto nziza niryo shingiro rya byose. Imbuto nziza rero ya mbere tuyikura muri lab. Yego. Ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi. Yego. Ahandi dushobora gukura imbuto ni mu gipimo cya kawa cy'umuntu, ariko igipimo gifite kondisiyo. Kigomba kuba kitaragaragayemo ibyonnyi, kandi akaba ari za kawa zikiri ntoya. Yego. Izo twita imibyare. Yego. Noneho icyo gihe urasoroma intete zitukuye neza, zihishije, arangiza ukazitonora, kuraho cya gihu cy'inyuma, ukanika zikuma. Zamara kuma, ubwo urwo rwego ziba zigezeho ni nk'urw'izo dukura muri labu ziba ziriho. Yego. Warangiza utegura umurima wawe, ugahinga neza, ugakoreshamo n'ifumbire y'imborera. Warangiza iyo ugemeka, uca utuntu tumeze nk'uturonko. Hagati y'akaronko n'akandi ugashyiramo santimetero 20. Noneho urubuto rw'ikawa ukarushyira muri santimetero nibura 2. Impamvu yo gushyira z'ubujyakuzimu. Yego. Uca akantu k'akaronko ukagenda ushyiraho. Yego. Z'ubujyakuzimu. Impamvu zo kuzishyira hafi ni ukugira zimere vuba. Yego. Nk'ibisanzwe rero kuko aba ari imbuto uratwikira. Wamara gutwikira aba ari ukugira ngo ubutaka buhore buhehereye, yaba igihe cy'izuba uri gusukira cyangwa igihe cy'imvura, kandi tena bikarinda ko imvura nimanuka ikagwa iryataka rishobora kuvaho zigasigara hejuru. Yego. Ubwo iyo aba ari etape ya mbere. Aho ngaho ingemwe ziba zishobora kumaramo hagati y'amezi 2 n'amezi 3. Ziba zimaze kumera, ubona zazanye, hari utwo twita udutwi, n'akababi ka mbere. Yego. Hakazaho akandi ka kabiri. Icyo gihe iyo kihageze ziba zigeze igihe zo gukurwa muri hahandi mwazinashije, zikaza hano mu bihoho. Yego. Hano mu bihoho rero nabwo ibihoho baba barabipakiye, ushizemo ifumbire y'imborera kugira ngo ni intungwa gihingwa. Yego. Warangiza zangemwe urazizana, uzirandura neza ku buryo utarakomeretsa umuzi. Warangiza ni ukuzana gushaka hagati, igihoho kigomba kuba cyoroshye, kirimo amazi ahagije, ku buryo ushingamo agati hakazamo akobo ugashyiramo urugemwe ukarufatishamo neza. Yego. Ukarufatishamo neza. Warangiza ikiba gikurikiyeho pipiniyeri ibisakaye, ugera igihe cyo gukuraho ibyatsi kugira ngo zibone urumuri ruhagije. Ubwo ni mu gihe kingana iki? Mu gihe cy'ukwezi, hagati y'ukwezi n'amezi 2, uzikuye mu buhumbikiro uzishyize mu bihoho. Uhereye
watangira kuzigemeka. Ubundi agronome agomba kuba ari kuri pipiniere igihe cyose. Ntabwo bivuze ngo ni kugemeka cyangwa guhumbika ngo uterere iyo. Oya, iyo uterera iyo zishobora kuma, ushobora gutera ifumbire wenda ukaba watera nyinshi zikuma, ukeneye kumenya standard y'ingemwe ziriho. Ushobora gutera ifumbire vuba ukizishyiramo. Deja ifumbire yo kubera ko dukunda gutera yire zigitangira ari ishishisha amababi, ariko yire iba irimo uric acid, ishobora guhita zitwika ugashiduka ingemwe zose zaruma. Ni ukuvuga ngo nka agronome ibyo byose uba ugomba kubimenya, kandi ukamenya etape urugemwe rugezeho, icyo rukeneye n'icyo wakora nk'umutekinisiye. Yego, uretse kuvuga ngo umuntu arebeye ku mababi, nk'uko watubwiye ati ujya gushaka imbuto ubanza no kureba imbuto nziza mu gipimo kidafite uburwayi, kidafite ibyonnyi. Ariko se ingemwe zigeze igihe cyo kwera turetse ibyo by'amababi, nk'umuhinzi nkanjye nje nshaka ingemwe, nazibwirwa n'iki? Ni ukuzireba ko zisa neza? Ni igiki wavuga ati urugemwe nibura ushobora no kurureba ugendeye kuri ibi niba ukamenya ko urugemwe rugeze igihe cyiza kandi ari rwiza? Ubundi nk'umuhinzi byakugora kubera ko hari abandi bantu twavuga ko batubura ingemwe ku giti cyabo bakazigurisha abahinzi, ariko umuhinzi ntabwo yashobora kumenya ngo izi ngemwe ni izihe. Abahinzi ntabwo bakunda kumenya cyane kubera ko uwo muntu ashobora kuba yarakoresheje za kawa zishaje. Izo kawa zishaje rero gutanga umusaruro nabwo ni gake, zitanga umusaruro muke. Niyo mpamvu atari byiza ko umuntu ukora ingemwe afata izo abonye zose. Tunakangurira n'abantu bashobora gukora ingemwe kuba batwegera, nibura tukabafasha gutoranya imbuto nziza. Iyo umuntu yatoranije imbuto nziza, nta kabuza umuhinzi we icyo abasabwa ni ukumenya ngo ingemwe zateguwe nande, ziri ku ruhe rugero. Yego. Ariko kuvuga ngo aze ziri muri pipiniere gutya atoranye ngo urungo rwakwera ngo nta rwakwera, umuhinzi byamugora. Yego. Ariko izi ngemwe zizikawa ko zereye igihe kingana iki zigeze mu murima uretse cyagiye cyo muri pipiniere? Iyo zigeze mu murima tuziteye zerera imyaka 2. Imyaka 2 ziba zifite ibitumbwe buri gusoroma. Zikera mu gihe cy'imyaka 15 bawasazura. Uretse ko hari izindi tekinike nyine dukora tugeze mu murima, hari ibyo twita guheta ikawa. Tuyiheta kugira ngo izamukeho amatabi menshi cyangwa ibishibu byinshi, aho kugira itanga umusaruro ari igiti kimwe ikazamukaho ibishibu 3. Yego. Icyo gihe iyo kigeze igihe cy'imyaka 15 ukaba wayikatira, ushobora gukata ibitabi 2, ikindi kigasigara gitanga umusaruro. Bya bindi wakase nabyo hashibukaho ibindi. Byamara kugera igihe wenda nko muri santimetero nka 50, ushobora kuba watoranyamo nabyo 3 ubona byiza byazamuka, cya kindi cyasigaye nacyo ukagikata nacyo ukagisazura. Ariko umurima ushobora gusazura mu byiciro 4. Yego. Kugira ngo wowe ukomeze ubone umusaruro, ukajya usimbuza kawa igihe zishaje. Nibura mu gihe cy'imyaka 30, ikawa zirengeje imyaka 30 ziba zarashaje. Yego. Ushobora gusimbuza mu bihe 4, ukajya usimbuza 25%, 25% kugira nawe wikumva ko waziranduye, utangira umusaruro wundi bushya. Ziba nkeya ariko ugakomeza ugasarura. Yego. Hanyuma noneho tugiye ku muco wo guhinga kawa. Agronome ni wowe ubu kurikirana iby'ubuhinzi, kurikirana abahinzi cyane muri iki gihingwa cya kawa. Umuco wo guhinga kawa urabona gute? Abanyarwanda abahinzi barayitabira gute guhinga kawa? Cyane ko nkeka ko no mu bantu bayibona neza ukurikije nuko ingemwe zigurwa. Ese urabigeranya n'iminsi yashize gute? Murakoze. Ubundi ngewe company ijya kumpa akazi, namanje nakora akazi ko gutanga amafumbire. Cyari ikiraka nahawe na Reserve Force. Gutanga amafumbire ariko nkayatanga ku bahinzi ba kawa. Abahinzi ba kawa turi kumwe, nkumva bari kuvuga agronome uzatuvuganire ibiciro bya kawa, twebwe kawa byaraturambiye tugiye kuzirandura. Se nyine ukabona
ntabwo bari gucika intege, ntibiri kugenda neza, ariko waganira n'umusaza akakubwira ati cyo koze njya agoronome nazanye umugore umunsi nari nasaruye kawa. Yego. Nicyo cyatumye ndongora amafaranga niho nayakuye. Nubatse inzu kubera ko mfite igipimo cya kawa narasoromaga nkagemura. Icyo gihe cy'isizeni nicyo gihe twaryaga inyama. Nkibaza nkaga se ko abahinzi numva bari gutaka muri iki gihe, abasaza nkumva icyo gihe byari bimeze neza, ngahura numva nshaka ikintu kizatuma mpura n'abahinzi, nkamenya ikintu gituma bacika intege, nkamenya se impamvu urubyiruko rutajya mu buhinzi bwa kawa cyane ni iyihe, kandi numva ngo abasaza bashatse abagore ari uko bejeje kawa. Ubwo kubw'amahirwe nyine kubera ko nari mpageze bampaye akazi nka agoronome, mfite inshingano zo gukora ubukangurambaga kugira abantu bongere bakunde kawa. Tugira amahirwe akarere kemera gusinyana n'uyu muterankunga cyangwa umufatanyabikorwa waje. Ngewe nabibonye nk'umuntu wari usanzwe ubirimo, wumvaga ibibazo by'abaturage ariko babintura ntange ifumbire ntacyo nabikoraho, ariko nabigezeho mbonye ukuntu akarere kemeye guha amahirwe uyu mushoramari, ndavuga uko biri kose nanjye hari icyo nakora kugira nibura igihingwa cya kawa cyongere kigaruke, cyongere giteze imbere abagihinga, aho kuvuga ngo bahinge ibisheke, aho kugira bazirandure. Hanyuma kuri ubu ngubu ubona noneho kawa noneho bihagaze bite ubu? Noneho niba abantu batangiye gucika intege, batangiye no kuva muri icyo gihingwa, kandi ni igihingwa cyinjiriza igihugu amafaranga menshi, kuri ubu ngubu ho bihagaze gute? Kuri ubu urabona ko bitangiye kuza, kubera ko nka hano nari mfite, twakoze pipinyeri irimo ingemwe 167. Urabona ko ku bukangurambaga barazijyanye bose bagiye kuzitera. Twababwiye byiza bya kampani, ikizabafasha, Byiza Coffee isinyana nabo amasezerano, kubera ko dukangurira abahinzi nibura guhinga bafite isoko ry'ibyo bahinga. Byiza Coffee rero yafashe umwanzuro avuga ngo reka dusinyane n'abahinzi amasezerano, nibura bizere ko umusaruro wabo bazabona utazabahombera. Nta kabuza ahubwo abaturage nibaze bahinge kawa, kuko twongeye twateye imbere kabaye. Nyuma yo kuganira na agoronome akadufasha neza kudusobanurira ku gihingwa cya kawa, akadusobanurira neza uko ingemwe zitunganywa, twari turi mu buhumbikiro cyangwa se muri pipiniyeri, yadusobanurira uko ingemwe ziboneka, twayibonye. Ariko noneho tugeze mu murima, dusanze abahinzi ba kawa bagiranye urugendo shuri mu ishuri ryo mu murima. Ni abahinzi ba kawa, umwe afite kawa hano mu murima we, ndetse n'undi yaje kumusura kugira ngo bungurane ubumenyi ku gihingwa cya kawa. Tugiye kuganira n'abahinzi baradusobanurira neza akamaro ka kawa. Ese kuri ubu ngubu kawa ihagaze gute? Ni igihingwa bafata gute? Ese ni igihingwa gishobora guteza imbere umuhinzi kikamuteza intambwe nk'uko ikiganiro cyacu cyitwa? Baradufasha neza kudusobanurira ku kijyanye n'iyo myumvire, ndetse n'uko babona kawa ishobora kubateza imbere. Icyo usabwa ni kimwe gusa, ni ukutava imbere ya televiziyo yawe, televiziyo Rwanda, tugakomeza kubana mu kiganiro Tera Intambwe Muhinzi. Yenda cyari Eric Jeje, dukomeze tubana. Nibwo gitangira guhinga kawa, ko tubona imyaka ikuze, murakuze, ariko tubona kawa nibwo mu ziracyari ntoya. Mwatangiye guhinga kawa ryari? Twatangiye guhinga kawa kera, ariko mu mizi yatambutse ishize tuzataye agaciro ikiro 150, 180. Turaranda gusa. Twiterera ifiya, twiterera ibisheke. Ejo bundi ndiko twumva ngo bawutanye ikawa, ikaza ubundu ngo ikiro kizagura amafaranga 1000. Ngiye kwa nyiri imbuga rero musayika 2000. Wose ngiye yarazimba. Sindi niyo yazikuye. Yego. Amika 2000. Ubwo rero ngura guno murima sindi ko nabubonye. Bitamuga ngo ari ku mutwe mbatere kawa. Hepfo ndahinga ibishyimbo n'ibigori na soya. Ubwatsi buvuyemo mugire mukazanye. Yego. Ubwo ngiye kuva nabaho ndamajoro nagize amahirwe yo kwiga. Amafaranga nanyakora kukawa. Icyo gihe bagamba nkazaguye twari nari njomereye burundu mbeze ingeni. Uburenga naguze zino kango nonge nikenure ndeko zakwera nonge mfate ku mafaranga. Yego. Mu myaka yashize wumvuze ko mwahingaga kawa mbere yuko mubivamo
muri iyo myaka. Kawa yari batunze, kawa yari cyari igihingwa gishobora gutunga umuhinzi. Yari itunze ariko mbese tubikeneye amafaranga. Umuntu abone ku mafaranga niko babaguje kawa. Ibishimo byo twabinga tweze nko bisanzwe. Ariko uzabone ku faranga niko bababije kawa. Weje kawa wese afata ku mafaranga. Yego. Bavuze rero ngo kazaguye twibonera ibiryo amafaranga turayabura. Yego. Ukumva? Amwe baziranduye ese ko ngena niti bitari bitatu ndanduraho kimwe nzigana bibiri. Ariko bikabiri muri kiyaga. Izo zona rero mbonye ubwiza bwazo nuko zigomba ku mafaranga buno bitamwe no kuzitira nzi kubya gatatu. Kona mfite kamba 1500 ndanduraho 500 nzigana ikaye 1000 n'ubundi nazifite. Zendi kusukuma buno rero ndubujika igira ku mafaranga 550. Bituma no nguba gatatu nderi kayumbi. Boya wabaze wasanga ari kayi niko nyime zagiye ziri kuma ziri gupirira ko nanata ikayumbi. Ngamfite ingufu zo kuzikorera rero ndeko nasubira byize mu mwaka wa 2023. Yewe nongeye mfata ku mafaranga 500 cyangwa miliyoni yo mu kaho. Ngamfite ikizere ko kuva nabonye imbuto, y'ikaho. Ndabona ubwo mfite. Hagati y'umunsi tuvugana no mu myaka 2 iri imbere nzandufata kuri miliyoni buri season, miliyoni buri cyangwa amakeni ningama ariko miliyoni ndujaka miliyoni yo mu kaho. Nganzara biri bitari cyane ngisara mu miliyoni. Ngabanze ko ku mwaka ngomba kubona miliyoni. Birashoboka se mu buhinzi bwa kawa mukurikije ubunararibonye. Ubu ukene 550. Yego. Wowe bivuga ko ibiro by'ikaye 1000 ni 500. Toni ikane gusarura rero ibiro 2000 ni simple ngo kuzinyabusha. Nuko zimyabuje. Kuzinyabuje mbese gusarura ikaye ibiro 2000 rwose ni ukubuha kuri buje ikazi. Wari ngamba mfite miliyoni yanjye ndamumbaza. Urugendo shuri rwo gusura mugenzi wawe ukagenda kureba mu gipimo cye ukuntu bimeze mukagirana inama. Yego. Bitewe ku igihingwa ari mwarimu mukareba ibyo gukora mwahindura muri ubwo buhinzi bwanyu bweme cyane cyane ku gihingwa cya kawa duhuriyeho na mugenzi wanjye. Yego. Hanyuma ikize cyo gukomeza kwita kuri kawa ni igihingwa ngengabukungu yego kininjiriza amadovize igihugu cyacu ko cyoherezwa hanze ari ni kawa nziza mu ruhando mpuzamahanga. Nk'abahinzi mwe mubibona gute ku iterambere ryayo ry'ubwo buhinzi kugira ngo nawe mwiteze imbere koko? Ubundi kuva na kera igihingwa cya kawa cyari igihingwa cyiza ku muhinzi no kuri leta birumvikana ko ari igihingwa ngengabukungu. Ariko hari igihe cyagiye kinyuramo mu myaka yashize ugasanga igihingwa cya kawa nta gaciro umuhinzi ari kubibonamo, ndanyungu umuntu ari kubibonamo. Ugasanga uri guhinga ugakoresha ingufu nyinshi kuri cya gihingwa ariko ku gihe cy'umusaruro ugasanga nta musanda umuhinzi ndabona inyungu. Icyo gihe cyabayeho rero ku buryo hari n'igihe cyageze aho ikawa zari ziri bumva ndagaciro bite n'iyo myaka 2-3 yari ikurikiranye ndangufu mbese ndagahimbaza musyi ku muhinzi bituma bamwe batema kawa bashyiramo ibindi bihingwa. Bumva ati mu mezi 3 ndahingamo ibishyimbo ndahingamo ibigori urutoki isi biva gutyo bitewe n'iki n'igihe cyabayeho ugasanga habaye imbinduka mbi ku muhinzi akumva ari kubihomberamo. Hanyuma kuri ubu ngubu mugereranije uko byari bimeze muri icyo gihe cyashize kuri ubu ngubu mubona hari icyizere kibatera kugira ko mumve ko muzatera intambwe nk'abahinzi ba kawa? Kuri ubu ngubu umuntu umuhinzi wa kawa ahagaze gute? Nkuko wabivuze ati kuki ikawa zikunze gute kugira abantu bakuze. Abakoze ibyo nabari bakiri bagishaka ibintu bya vuba vuba. Ariko natwe dukuze ntaho twaziranduye kuko twavuga ati uyu munsi niwe bigiye gucyara igihe kizongera kuko hari igihe cy'ikawa hari igihe cy'umwero w'ikawa n'igihe cyo ziba zeze ngeya ugasanga icyo zeze ngeya n'umuntu afite amafaranga ari kuboneka. Ni ukuvuga rero twebwe ubu ngubu igihingwa cya kawa tugifata neza cyane cyane ko dufite ng'abafatanyabikorwa baba turi hafi bakaduha ingemwe bakazidushira kongera kuzihinga kugira ngo dusimbure zandi zige cyashize zaranduwe. Hari rero ngo ya mushinga ubwiza Coferted ubushize twagiranye amasezerano kwa ngo tuzihinge tuzihinge neza zere tuzazibagemurire badufashe mu bintu mu gice zitarera. Hari ibintu twagiye dusezerana mu masezerano
ni ukuvuga ngo kudufasha kuduha abagoronome kudukurikirana kugira ngo turebe uko igihingwa cya kawa ikaba irakura neza. Ikindi mu gice zitarera kuba ari ukuntu waba ukeneye amafaranga yo kujyana umwana mu ishuri mu gice zitarera aringaniye bakaba bayaguha, barabafasha mu masezerano birimo. Yego, mu masezerano birimo kuko hashize imyaka 2 tubikoze. Noneho waba ukeneye amafaranga wumva zitaratangira kwera neza, wumva ukeneye amafaranga yo kwikenura yaba ashatse kuba menshi, batwijeje ko bagomba no kukwishingira muri za banki. Ubwo ukumva rero ko wumva ibyo bintu ari nabyo umuntu aharanira mu gihe ngiki. Niyo mpamvu abantu benshi twabashishikarije ngo duhinge kawa. Nanjye ubwanjye ni ukuvuga ngo mujya guhinga kawa mufite isoko mwizeye. Okay, dufite ahantu tuzajya dufite amasezerano. Yego, n'ubwiza ko Fairted twaranditse tugira amasezerano yanditse ko nizera tuzazibagurisha bakazitugurira. Ahubwo twe tukibaza gatwe bahinzi twa tuzi ko guno mwaka barabuba uruganda, tukibaza ahantu ho biri kuko dore zatangiye no kwera ahantu tuzazijyana n'ubwo handi ari kure ariko harimo za zoningi. Twe turi kuvuga ngo urwo ruganda ahubwo naruzane tugemuri kawa kuko twateye ku bwinshi, izo twari dufite nizo twongereye. Ubu mu mwaka utaha ziraba zeze, uvuga ngo batugire vuba urwo ruganda batuzanire hafi. Iyo ujyanye ikawa kure ni muri bya bihombo by'umuhinzi ahura nabyo byo kwikorera transport. Yego, nawe amafaranga y'umuntu yagombye kubona ukubona ko nanone agendera ahandi, ariko kuva rubaye hano hafi wasoroma bikadufasha. Umukozi wasoromye ukahita umubwira ati tujyane ku ruganda bakagupimura bakaguha mugatera ya ntambwe nk'abahinzi. Yego, ubu rero kuri ubu ngubu tugana no ku musozo, ubu message cyangwa ubutumwa ushobora gutanga ni ukuvuga ko kawa ni igihingwa cyizewe umuntu ashobora guhinga akiteza imbere, akarihira umwana ishuri, akabaho neza, kubaka inzu nziza, agatura heza, akanakora n'ibindi bikorwa by'ishoramari rwose cyane. Nubaye cyane ngubu dukurikije aho gahunda igeze ubu ngubu, igihingwa cya kawa ni igihingwa cyiza cyane. Ubundi kuva na mbere wahingaga kawa yubakaga inzu, yareba abanyeshuri n'ibindi byose bishoboka, nogura imirima yarayiguraga. Yego, nubu rero dukurikije ngaho igihingwa geze buno ku kilo 550 ashobora no kwiyongera nkuko turi kubitekereza. Ni kuvuga ngo kutayihingwa no kunyagwa zigahera. Yego, yego. Reka rero tubashimire cyane muze tubifurize gutera intambwe mu buhinzi bwanyu bwa kawa ndetse no gukomeza kwaguka. Ibyo rwose namwe murakoze, ariko mutubwire bwiza ko Fairted ira gahunda tubwiye ngo kuba ku ruganda igihe kiri kurenga, uko ikawa zaje ngubu tubazisoroma tuzigira ariko tuzigemure, ariko ku buryo kuri amasezerano twagiranye batubwire vuba, ahubwo batubwire ati biri gupfira he. Umusaruro uraboneka, wizeye tuwizeye. Yego, umwaka utagwaza barakarusho. Yego, kuko nibyo tubifuriza cyane. Murakoze namwe. Murakoze. Shuti mukunzi wa televiziyo Rwanda, by'umwihariko mukunzi w'ikiganiro Tera Intambwe muhinzi mworozi, reka ngushimire twabanye kuva ku munota wa mbere kugera aha ngaha. Ndiza nashidikanya ko mu kiganiro cy'uyu munsi twungukiyemo byinshi. Kuri uyu munsi twaganiraga ku igihingwa gikomeye, igihingwa ngengabukungu, igihingwa cyiza kidufatiye runini kuko ni kimwe mu byoherezwa hanze, akaba ni igihingwa cyiza cya kawa. Twaganiriye ku buhinzi bwayo, twarebye ku myumvire aho abahinzi bamwe bari baratangiye kugenda bacika intege, ariko kuri ubu ngubu bakaba bari mu buhinzi neza, bari mu ngamba. Twabonye ko kandi bagarutse ku muco bagahinga kawa bakayitaho. Twabonye ko ari igihingwa cyiza gishobora guhingwa kikabahereza umusaruro, kikabateza imbere, bakatura heza, bakishyura serivisi zitandukanye ndetse bakaba babasha no gukora ibindi bikorwa bibateza imbere. Twabonye kandi bafite n'icyizere cy'uruganda rugiye rukabafasha gutunganya kawa. Kangushimire naho utaha umunsi nk'uyu amasaha nk'aya.